abana. Yes cyane, uyu mwana muramubonye wo muri baby azi ubwenge bwinshi cyane, namukunze. Hano hari undi rero umuneiba wiwe nawe wiga muri kuri iki kiganiro cy'abana kuri televiziyo Yongwe TV. Muraho neza abana tugiza, nitwa Cyubahiza Jean Bonheur, akaba ngiye kubabwira umugani kandi mwiza. Bonjour mes amis, nous sommes à l'école Umucyo School. C'est la chaîne Umucyo School TV. Suivez-nous. Hello my dear students, this is Umucyo School TV. Stay here and watch more beautiful we have. You must see your school TV heading. muraho neza abakunda kino kiganiro cyo ku Mucyo School TV. Uyu munsi rero nagashya gusa, uyu munsi nagiye mu kigo cyitwa Strong Foundation. Ni ikigo giherereye hano ku Gisozi. Nagiye gusura rero abana bigamo kugira ngo turebe ibyo biga niba ubundi banabizi, ubundi barabifata biga bati, biga mu ruhe rurimi. Byose biri muri kino kiganiro. Hari abana bazi kubyina, abana bazi uturesitation, uturhymes, abana bazi imivugo, harimo ako nabateguriye ababyeyi b'abagore badukurikiye cyangwa se b'abategarugori. Hari ako nabateguriye, hari abana bateguye akantu keza barakanyereka numva nifuje kukabereka. Rero mukurikire kino kiganiro, ni karibu cyane. Gera inyuma. Aba bana rero babateguriye mwa babyeyi mwe akantu bagomba kubabwira ku munsi w'abamama. Ejo hari umunsi w'abamama. Ejo hari umunsi w'abamama ariko bakabateguriye uyu munsi. Aba bana biga hano muri Strong Foundation. Rero bagiye kukababwira, icyo wabongeye kumuhamagara azabafashe kugira ngo ku kantu muze kukubwira ababyeyi aho muri mwese. Abana muri teguye giye kubwira ababyeyi bacu ibyiza batubwiye. Yego turabinyuza muki muri kano ibyo mama wambyaye to you. Ok. Ton frère Simon a eu un accident. Qu'est-ce qui se passe? Il est blessé. Oui, Où est-il? Je voudrais le voir. Abantu babiri bayikina. Ok, commencez. La 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 la. Rwanda rwiza. Kuko bagiye kuvuga Imana. Twatiye boye qui pardonne. C'est mon corps.
abana mumeze mute? meze neza. Rero mugiye kumbwira ibintu bimwe mwagiye mwiga mu ishuri ryanyu kugira ngo nze kureba niba ndi buze kubahimba ndebe ko mwumva mwiga. Kaduhere hano. Biga mu wa kangahe? Biga mu wa mbere. Muri baby. So muri baby wiga. What is your name? Rawudiri, please. Rawudiri. What is your name? Gisa Fred. None se teacher wawe yabigishije iki muri baby? On read that. Okay. Urakoze cyane. Uyu mwana muramubonye wo muri baby azi ubwenge bwinshi cyane namukunze. Hano hari undi rero neighbor wiwe nawe wiga muri baby. You know how to count the numbers? Murigana? Duriya murigana? Okay. Reka twumve uyu nguyu. Okay, urakoze cyane. Let's go in P2. Are you in P2? What is your name? What have you studied in SET? You have studied SET? Yes. You are going to tell me the parts of your plant. Nize ingombo. Nize ingombajwi. Ingombajwi ca urayizi. Ca urayizi. Tubwira amagambo abiri arimo ca. Kandi uvuga cyane. Cacana. Igicaniro. Ucanga. Thank you. Where is in P1? Are you in this one or this one? Are you in P1? We are still in Kinyarwanda. Ingombajwi ba mwarayize? Tubwire amagambo abiri ari mu ingombajwi ba. Ibaba, yes. Amababi. Abana. Igiti ntacyo kirimo. Abana, yes. Bavuga. Urakoze cyane. Ni amashyi menshi. Amashyi menshi. Neza. Nitwa bande? Nitwa Ineza Delphine. Yego Delphine, uhagarariye abarimu muri kino kigo. Hanyuma muri kino kigo mufite imyaka ingahe? Dufite imyaka 2 na materineri irimo kuva materineri ya mbere, iya kabiri n'iya gatatu. N'umwaka wa mbere w'amashuri abanza, uwa mbere n'uwa kabiri. Hanyuma kino kigo nabonye mufite ibintu byinshi byiza, imperi hari kuri assemblement mwari muri mwanyemeje cyane, ndabizi abadukurikiye baraza kubibona. Hanyuma nirihe bantu mwakoresheje kugira ngo abana bamenye biriya bintu byose? Abana tubatoza kuvuga kugira ngo bamenye biriya bintu, kuvuga, gusubiramo mu maresitation tuba twabahaye bakazivuga kenshi, bakazifata bakazitsinda. Aho ni ku ruhande rwa materineri ibijyanye n'amaresitation. Hanyuma ku ruhande rwa primaire reka tugira abana inama, dore ko nta ma examen yageze. Kugira inama ubahereza abana muri rusange. Abana inama nabahereza bagomba gusubira mu masomo twize bakayiga cyane, ababyeyi bakabafasha kugira ngo bazabashe gutsinda ibizamini tugiye gutangira. Okay. Bagende basubire mu bakore revision muri rusange. Uri kubyumva mwabana? Revision ni ingenzi, ugomba gusubira mu masomo baguhaye kugira ngo uzabashe gutsinda iki kizami kigiye kuza. Hanyuma se ababyeyi tubabwira iki? Ababyeyi inama nababwira ni ugufasha abana babo, bakabafasha gukora amabake babahaye nko muri ibizami, bakabafasha gusubira mu byo bize, ariko wake ntibazibasubirize, bakabiyigisha ariko bakazikosorera abana barushaho kugira ngo turusheho kuzamura ireme ry'uburezi muri kino kigo. Murakoze, ndabashimira.
ko nzagaruka bazamure mbere yuko rero numva uwo mwana ushaka ko nzagaruka ndashaka kumva umwana uri buvuga izina ryanjye urimenya mutemo mu mutemo ndonera ya ndege mutwara Feli undi ni This morning you are champion umama chimeni uyu munsi rero kuri kino kigo nacyo gifite umuyobozi bahaye ikaze muyobozi Murakoze cyane. yego mumbabarire mutega amatwi mwumve impanuro bafite ndabizi bafite ibintu byinshi byo kubabwira ku byo mwamaze kubona muri video ndetse n'ibindi abahishiye muhaye ikaze. Amazina yanyu mwitwa bande? Nitwa Samuel Ernest. Yego akaba ari umuyobozi uhagarariye kino kigo. Yego ni njye head teacher w'iki kigo Songa. Yego hanyuma iki kigo mukoresha izihe ndimi iyo muri kwigisha abana? Indimi zose turazikoresha zigerageza gukoreshwa mu Rwanda. Yego ariko twigisha mu Cyongereza, Igifaransa kizana isomo ku ruhande, kimwe n'Ikinyarwanda ari cyiza. n'ikinyarwanda cyo murakigisha. Yego ibintu mwakoze nabikunze cyane, mufite uturangizi twiza, indirimbo, imivugo y'abana, nanyemeje cyane. Hanyuma mufite imyaka ingahe? Uravuga levels. I mean nyine amaklasi mufite. Dufite muri materineri ya mbere muri baby kugera muri P2 cyangwa se primeri ya kabiri. Urumva soni mugiye kugera P3 next year. Hanyuma mufite ku myaka ingahe? Guhera ku myaka ingahe kuzamura ku myaka ingahe? Kuva muri baby abana bajyamo ni abafite imyaka ingahe? Twakira abana guhera ku myaka 3 kuzamura, ariko bitabujije ko hari abana buzuza imyaka mo hagati nabo ntibituza kubakira. Urugero ashobora kuba agiye kuzuza 3 abura amezi cyangwa ukwezi tuzabakira n'amashuri. Hanyuma bino bintu mukora se hari ubumenyi mubifiteho mwarabyize cyangwa mwarabyigiwe? Yego ari kubyiga narabyize n'amahugurwa narayakoze. Umaze kuvuga ngo muhera ku myaka 2 kuzamura, ariko nta mwana ufite wenda imyaka 38 muri bebe. Saraba n'umwana abana yaje muri class aje kwiga. Okay, yego ubwo bitwara nk'abana. Yego hari ikigo mperuka gusura giherereye hano ku Gisozi, sinzi niba ukizi, ariko bafite umunyeshuri utangaje cyane ufite imyaka 38. Can you believe it? Yes, natwe rega buriya iyo umuntu
atagize amahirwe yo kwiga ariko akaba yumva bimujemo ntabwo wamubuza uburenganzira ntabwo wamubuza ayo mahirwe ko turi muri siècle de vitesse urabona ko ibintu biri gutera imbere gutitsa ubwo biri ku muvuduko rero n'abana bagomba kugenda ku muvuduko wabyo ntabwo agomba kuba hatarize kandi agira umuntu wo kubona aho yajya kubona ubwo bumenyi nibyo rwose ndagushimiye kubwo ibyo bitekerezo ufite hari abantu bacyumva ko umwana ufite imyaka 38 ndi kumwita umwana kuko iyo ari muri classe ari kumwe n'abandi bana aba ari umwana ko adakwiriye kujya mu ishuri ngo yige ese wowe ugiriwe amahirwe yo kubona umunyeshuri wamwakira njyewe ahubwo namwakira yagombye kuba ari kubimbaza yahageze nta n'ubu njyewe nta n'ikintu gito cyatuma musubiza inyuma kibaho nabyishimira byinshi tanga poromosiyo rero ku bantu bashaka kwandikisha abana bakuru cyangwa ababyeyi bari kudukurikira bakaba batarize bakaba bifuza kuba baza bakiga rwose barisanga byanze bikunze hari n'uburyo wenda umuntu yamufashamo kugira ngo abikunde kurusha motivasiyo byanze bikunze yaboneka mu rwego rwo gufasha na leta kuko byanze bikunze badusaba kenshi ndibuka mu myaka yashize mbere ya covid ho gatoya twarabikoraga hano twigisha abantu gusoma no kwandika ku buntu ukabona barabyishimiye ngira ngo twafashije benshi nubwo n'ubundi bitahagaze ni ikintu cyiza ndagishimiye hanyuma nabonye mufite abana bafite disability zitandukanye abana mu bahangaringa mubigisha gute nta mbogamizi muhura nazo ese bigenda gute ubundi kugira ngo bari abana mubakire kubakira nibyo dushishikariza cyane nibyo leta y'u Rwanda isaba ntabwo abana bagomba guhezwa nta mwana ugomba guhezwa mu ishuri ngo nuko wenda afite ubumuga n'ubu dutegetswe ko ibigo byose bigomba kwakira abana tutavangura niyo mpamvu ababonye barimo n'abandi baza twabakira ariko imbogamizi tugira wenda n'iz'uko hari ushobora kuzuwenda atabona ko burayi ibikoresho byabo birahenze ariko dufite amahirwe yuko abamaze kuza abafite ubumuga fizike n'ingingo bigaragara n'amaso abandi ni abatarashobora kuvuga batinze kuvuga ariko twizeye ko bazavuga imana kandi ishobora byose mufatanyije byakunda hanyuma turi mu bihe ama-exam agiye kugera hari ababyeyi badukurikiye hari abana badukurikiye bakunda kureba kino kiganiro ndagira ngo ugire ibintu nka bibiri uvugaho by'ibanga ryabafasha wenda kugira ngo bazatsinde aya ma-exam tugiye kujyamo murakoze cyane baje ikibazo cyiza uburyo gutegura abana ni kwinshi ariko by'umwihariko ni ukubaba hafi hari ababyeyi bajya badukorera agashya umwana wake ukabona yamusubirije ibyo ntitubyifuza ahubwo bamube hafi amufashe hanyuma dusoza muyobozi gerageza kurangira abantu aho kino kigo giherereye yego murakoze ishuri ryacu strong riherereye mu karere ka Gasabo umurenge wa Gisozi akagari ka Musezero umudugudu wa Gashara hanyuma turaza gushyira nimero zawe hariya hasi muri video kugira ngo umuntu udukurikiye ashaka kuzanira umwana aze kumuzana guhamagara murakoze cyane rwose karibu kandi wakoze cyane ku biganiro byose mwaduhaye twishimye rwose mwakoze kudusura courage merci kandi muzagaruke mwabibonye rero aba bana ndumva nanjye nabakunze mwebwe si mwabakunze rata reka tuzongere guhura rero mu kindi kiganiro ndi kubategurira nagiye gusura icyo kigo wigaho aho ngaho uri icyo kigo ndashaka kuza nkabasura tukabyina ziriya ndirimbo zose mwabonye ndi kubyina nzi kubyina mutagira ngo ntituriya twonyine nzazana n'utundi twiza reka rero tuzongere duhure murakoze ndabashimiye Umuvugo School TV heading. ari kumwe nanjye Pauline Cyuzuzo ndabakunda cyane. Bye.